hera mumushakiremo hano ntago yabarenza ugomba gushakira amazi umuntu w'umugabo agira ibyo by'umwana no buriya ameze nk'imbwa imbwa nazo zirahunaho amafaranga yanjye yonyine arayajyanye cyane ingegera pe mumushakiremo hano umva tugomba kumushaka ko niho yaba yagiye ko n'ahandi hantu yaba yagiye ntabwo ari buducikire mushakira aho hose aho ngaho dore ngicyo cyishe Kwa jina la Yesu mundebere umuntu. A few moments later. Karusha rino we ko ari gurukara nana ari kwaso uziko ndi gukina ngongera ushingura amaguru none ibiryo by'umwana ryo mugiye kunereriwe ko umwana kubera icyo wari ibiryo by'umwana kandi byo yiririwe ni kabisa nari impfu maze nihangana biragaruka uzi ko nari kurira kayite siwe ziba wagiye ujya gukora akazi kugira ngo wi Jesus kwiba ibiryo se uwo mushura yahana kubera atahanwa ari ukwiba ibiryo kwiba televiziyo watora iki wakiba televiziyo abandi babajura Oh my God. dore ngo cyari kirutse kizi ko kincitse dore duhuriye ahangaha nanjye ndimo ndazamuka kandi nawe cyakizi ko ndi kugihiga ubu wari uzi ko ducitse rero ntabwo waducika uzi ukuntu ibiryo bihenda wowe reka kirarya kirifase cye ngo gitwaye ibiryo by'umwana kirabiriye kigegera gusa gihoye none ngiye uzi ko ari nibyo byari nabyo bisigaye mu isafuriya none arabiri uzi umwana yanjye nabwire imbabazi za kwa muganga kutabariye abana bacu uri kubarira ibiryo uzi ko ari byo asa umwana afite amenyo aje imbere kubaje imbere se byari kumukura byari kumunanira kurya reba se rutwe nawe hareba aho ingangegeraho utangira kudutukira abana hanyuma yo kubarira ibiryo di gusara kutabagira ibimaze byo kubarira ibiryo wawe hanyuma urwaye ukora Run. What?